azahinduka hari igihe ahinduka aruka kwisherera agahindukira muri gereza. Uramutse uyu munsi ubyutse ukisanga uri umusore cyangwa se umuhungu nike mu masaha 28 nike kintu wahita ukora? Nabanza nkajya guteta umukobwa nkumva uyu muhungu ari guteta ukuntu biba bimeze. Ubwa mbere mba numva naseka mba rushekeje nkibaza nk'ibintu uri kumbwira noneho sasa nakwifuza najye kujya muri uwo mwanya noneho byaba na ngombwa ndukanyuza mukankatira nkumva ukuntu biba ukumva ukuntu bimeze. Noneho hari n'igihe muba mwakundana ariko mutabana akoze ibyo bintu cyane rwose uyu muntu twakundana ariko ntabwo yambera umugabo. Hari igihe uburi muri nko muri periode runaka uvuga ati hano nkeneye umukunzi ntabwo nkeneye umugabo. So wa wundi wo guhavingana fan wo kuba akokipye kugira ngo utajarajara utagira utuntu n'utundi ujyamo kubera ko ntabwo uri wa mugore we ashaka, uri wa mukobwa ashaka kuba ari kumwe nawe ariko ntabwo uri wa mugore akeneye. Umugabo aragutereta akabona ko uri umukobwa wo gusohokana ariko atari umukobwa utari umukobwa wo kujya mu rugo. N'ubukene buri kubimutera. Niba umwishyura renti ejo ukaba uri kumwishyurira ibintu byose usanga bills zose ari wowe zikiriyaringa. So arakuvaho kubera iki? Kuko umukobwa uri independent wihagije. Bro ntabwo ushobora kumubona muri ibyo bintu. Nisha muntu ndi ku kareko bakujyana nk'uyumva nka esui glace shu nuko ya popo. Hari abasore bubu ntibashobotse, hari abakobwa ntidushobotse bana we. Sha biragoye pe. Urukundo rurahari ariko rushinga imizi. Ngo nge noneho akukumva agiye kuba excuse. Nge ntabwo nkeneye umukobwa uzantesha umutwe. Excuse me. Wowe se ntabwo uzawuntesha. Cyangwa se kuki tutabana neza? Kuki tutasharinga ibyo dufite tukabana neza mu rugo? Ariko ukumva ngaba mama bakuze ngo nibo batanga amahoro. Ugeze se mu rugo bw'umugore umugabo akagukubita. Are we yakubita nde? Wowe urande ukabona no gukubitwa gutyo byoroshye. Nimushake mu byandike yuko bankubita naye nagukubita cyangwa se nkakuvira mu rugo nkagenda aho naguma. Kuki unkubita ze nyende ingoma? Nako ubwire reka wumva rero cya kintu twavuze twige kuba independent. Abakobwa twige kwigira. Umugabo utazakuzana yumva yuko uri kumudependinga y'ibintu byose. Ukaguma ngo niko zuba. Mama se katari ko yazuba. Excuse me. Nge niko zuba kuri kunkubita ngewe. Blessings nizere kumeze neza cyane ukunda ibiganiro byacu dukora inkuru n'ibiganiro byacu bica kuri Leya Entertainment ndetse no ku Gicumbi TV. Nizere kumeze neza cyane waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda. Waba uri hirya no hino aho turebera warakoze subscribe cyangwa utarayikoze ariko nagushishikariza kuyikora kuko nibyo saba niko gutezanya imbere mu gihe nyine ushobora kuvuga ngo uyu muntu ndifuza kumuteza imbere yuko subscribe ukareba ibiganiro byacu ukabisharinga ugakomentinga aba ari umusanzu wa danger ukomeye cyane. Nizere ko rero ibiganiro byacu bikuryohera aho uri. Urabizi ko tuzana tuje Uganda ku bintu bitandukanye by'ubuzima busanzwe. Hari abatumirwa tuzana buri munsi ariko bamwe na bamwe tubafite ubuzima bwa buri munsi. Ntekereza ko tubana. Nitwa Leandro ni mugabo call me no head. Kano head bakankiriyeho nza gusanga ni keza nakagumishaho nanone hari icyo gasobanura ku buzima bwanjye naje gusanga hari icyo gasobanura. Soso bimeze bite? Bimeze ko urasa neza kabisa. Merci. Ariko Imana ikunda abagabo. Irabakunda namwe murabizi. Ariko n'abagore natwe iradukunda. Nibyo ngiye kuvuga. Namwe Imana irabakunda. Imana yabaduhaye. Ari umukobwa yaravuze ngo bya bindi ngo umukobwa ngo giye ngo can live without a man ngo n'iki abango ibyo ntago mubizi. Umuntu wabivuze yarabeshye. Tubaho kujya twishimane namwe mubaho kujya mwishimane natwe ndasetse. Ni nako bimeze. Ngo giyewe sinabona nta mugore. Ni nkuko umugore atabona nta mugabo. Uko byakora no kubeshya rega. Ushobora no kubireka just ko ufite depression muri icyo gihe. Ariko nyuma yayo urongera ukisanga hahandi. Hari umuntu yitwa nde reka mbanze murebe. Uyu muntu yavuze akantu mwana numva nyine kararenze tu. Yavuze ngo ni gute wifuza kuba wabyara umwana n'urugero umusingo mama
Ego. ufite umwana urifuza kumutoza kuba umugore mwiza cyangwa se kuba umugabo mwiza, uzamutoza ute kuba umugabo mwiza nawe ubwawe utarigeze uzana umugabo mu buzima bwawe ngo akubere nyine akubere mwiza, wowe urashaka gufata wa mwana umutoze ko azavamo umugabo mwiza. Izo ndangagaciro uzazikura kandi ntazo ufite. Yitwa ndebetse ndebe. Okay. Nese mwana uyu muntu n'umunyabwenge yitwa Swaga Bando kuri TikTok. Okay. Yahise atumenya kumufollowinga. Kuko nese ntekereza urifuza umusingo mama. Umusingo mama. Urifuza kurera umwana wati ngiye ndifuza kurera umwana wanjye nta mugabo nshaka ntaki. Ariko wibuke ko umwana uri kurera urifuza ko azaba umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. Yego. Mu gihe kizaza. Yego. Izo ndangagaciro urazitanga ute? Mu gihe nawe se mutabana. Ibyo bintu hakubiyemo ibintu byinshi, sibyo? Hakubiyemo ibintu byinshi koze biterwa n'impamvu yatumye wowe na papa muba mutari kubana. Yego. Kuko mushobora kubana mukajyana amakimbirane mu rugo. Yego. Yaratewe na papa we. Yego. Ubwo ngiye kubivuga amakimbirane yaratewe na papa we. Yego. Ugasanga ni wa mugabo uhora ugucitinga buri munsi. Yego. Kwihangana bikakunanira. Usanga ni wa mugabo ugukubita. Yego. Kandi ukabizi neza yuko utakwihanganira umugabo uguhoza ku nkeke. Yego. Ugasanga agufashe nabi mu buryo bwose bushoboka. Buryo udesida ukavuga ati reka uru rugo ndurubema kujya nzarugwemo. Yego. Kuko dufite ingero nyinshi z'abamama bagwa mu ngo bavuga ngo niko zubakwa ejo yego urumva ngo azahinduka. Hari igihe ahinduka ruka kwisherera agahindukira muri gereza. Ugasanga neza birangiriye mageragere. Ako kantu rukari kanyubatse ubundi sijya nkunda. Ariko karimo n'inyigisho. Sijya nkunda nyine gukomentinga cyane ku mapost y'abantu. Ariko byabaye ngombwa ko nkomentinga ndetse namuhana message mushimira kuri message yatanze. Kuko ni umusanzu wa danje. Ni umusanzu kuko urumva wabitekerejeho nundi wayirebye yabitekereje mu bandi igihumbi barebye post yawe. Nubwo 50 bakuramo isomo. Ugutanze umusanzu ukomeye. Hari ibintu abantu bajya uyu munsi turakoresha imbuga nkoranyambaga ni byiza ko ziduhemba cyangwa se ziduha amafaranga cyangwa ziduha n'iki, ariko nanone ni umuyoboro mwiza wo kwigisha. Yego. Kuko nshobora kwicara hano ndi kumwe na Soso ijambo mvuze ubu nona rikaba ryahindura ubuzima bw'abantu benshi kandi nicaye hano turi babiri. So bivuze ngo rero imbuga nkoranyambaga bamwe bazikoresha nabi ugasanga n'urugero urumva umuyoboro wawe ari kujya nyine kwerekana aho ubwambure bwawe cyangwa se urumva umuyoboro wawe ari kujya gutukana cyangwa se urumva nyine hari ibintu ushaka kugira. Ariko nanone mwibuke ko hari abantu bafite content nziza zikwiye kurebwa. Ikintu kibabaje rero usanga abantu barebwa ari babandi batukana n'abandi bafite ubwambure. Nuko dukeneye ibintu bituruhura mu mutwe. Abantu benshi ntago ngo baba bakeneye kwiga. Abenshi baza kuri social media baje kuruhura. Abantu benshi baba ngo nta bwenge bwinshi dushaka. Nta bintu byo gukoresha ubwenge bwe. Mu by'ukuri iyo urebye ntabwo ari uko badashaka gukoresha ubwenge. Ahubwo baba bafite ibintu babukoresheje byabanje wakaza kuri social media aje kwiruhukira. Ashaka kurelaxinga, ashaka ibintu bimugora. Ntakeneye kuza kumva speech z'ubwenge kuko wenda yiriwe mu nama. Urumva nk'ako kantu ugiye gukumva ukakumva uri muri stress nyiri cyangwa se muri bya bibazo birirwa mu bya buri munsi. Ntago kakuruhura. Oya kukakongerera ibibazo. Ako ngako nako bwabyo ni ikibazo. Ariko nuza usanga umwana yambaye ubusari yayimereye kuntu. Wow. Ayimara trekkinga. Ibyo nibyo urareba useke mu gihe uje kubireba warakaye birangira nyine wumva. Ibyo nibyo bibazo rero dufite uyu munsi. Urasanga nyine umuntu ntabwo ashaka ibintu byo gutekereza cyane. Reka nkwe nk'urugero. Cyo mu kazi, sibyo? Uvuye mu rugo mu gitondo. Wageze ku kazi uhura n'abakozi wenda bawe nabo bagucarenginze mu buryo butari bwiza. Mbese ufite stress. Yego. Mbwira ukuntu nutaha ugeze mu rugo saa moya. Ukeneye ibindi bintu ukeneye undi muntu uri buze kukwigisha. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kuruhuka. So urashaka ikintu kikwentertaininga. Yego. Kandi nzandi bujye kubishakira. That's it. Okay.
yitwa Soso ariko reka mbere yuko nyine tujya mu kiganiro nyirizina arabanza yibwira abanyarwanda hari abamuzi muri movie hari abamuzi mu buzima busanzwe hari abamuzi hari abagiye kumenya mu biganiro tuzajya dukora yego hari abazamumenya mu zindi content tuzajya dukora ubwo bivuze ngo ariko mbere yuko nyine ngiye muvuga navuze ko yitwa Soso ariko nawe none aratangiye twibwira no byimbitse kugira ngo n'abantu bazajya bareba ibiganiro bamenye ngo ni muki yego so nuko yatangiye avuga ngo nitwa Soso abantu benshi kuri social media banzi nka Jessica ariko mu buzima busanzwe nitwa Mutesi Solange warihina akaba ari bakanyita Soso yego so ndumwe actrice nk'ibisanzwe murabizi dufite filme nyinshi tubateguriye tubahishiye hari content new content tugiye kubereka as possible murabona ibintu byinshi kabisa so Soso avuka hehe avuka mu bana bangahe Soso avuka Nyamata avuka mu bana bane ruwa kangahe ndi wa mbere uri imfura turi imfura imfura zuba ariko ari umuntu wambwiye ngo imfura ngo ubundi ngo kuvuka uri imfura egana inshingano kuko nyine usanga baba ari umuntu bawe uko byagenda kose hari uburyo ugomba kugenda mu ntambwe batagomba kugenda nyuma nyine nabi nyuma yawe ubabera urugero rwiza ego ibyo bintu birizana ntabwo ubihamagara uko byamera kose ushaka kuba urugero rwiza kuri barumuna bawe cyangwa basaza bawe yego ibyo rero bwabyo nibyo bita biguze inshinga ni leadership nyine yizana leadership birizana automatically birizana ntabwo umenya ukuntu bije kandi wisanga ari komeza ariko ngenda bikunda mbona ari byiza abari sawa cyane uramutse urumva dore ko tujya nyine mu kiganiro nyirizina uramutse uyu munsi ubyutse ukisanga uri umusore cyangwa se umuhungu nike mu masaha 28 nike kintu wahita ukora ndamutse nari umukobwa nkabyuka nkisanga ndi umuhungu bakaguha ko ugiye ko umuhungu mu masaha 28 uze mu masaha 28 naba nkoze iki reka nkubwiye mu masaha 28 nabanza nkajya guteta umukobwa nkumva uyu muhungu ari guteta ukuntu biba bimeze kuko niyo kintu numva ngo nakora ndi umuhungu nkazi gutereta biba bimeze gute urumva mise bitekereza ahubwo mwebwe turi kubatereta mumva bimeze bite nyine uri kuntereta nge mba ubwa mbere mba numva naseka mba rushekeje nkibaza nk'ibintu uri kumigira noneho sasa nakwifuza najya kujya muri uwo mwanya noneho byaba na ngombwa wenda ukanyuza mukankatira nkumva ukuntu ariko abajama tujya indobo none ikintu kirenze ni ukuntu umurya indobo kandi ntimucike intege reka reka nagucika intege ariko abundi abagabo turabihanduza cumu turihambiye turihambiye hari utereta umukobwa urumva kuwa mbere ukaza akabatereka reka none ukabona disi ukabona ufite n'isoni aho ukihanganira ukamera nk'umuntu wamiziwa ukongera ugahamagara hari nk'igihe utereta nk'umukobwa wenda abantu bashatse barabizi umwana yaragukatiye yarabyanze ariko bikarangira mubanye mwana mita ntekereza nk'umuntu wo muri kumwe ubumva nta soni biguteye uzi se nta soni bigutera kuko utereta umuntu ukwezi kugashira umwaka ugashira utamwemera nyine mudakundana finally mukajya muri relationship stories za mbere ziryoha ni ukujya musubiramo ukuntu wamukatiraga akajya kugira ngo shanga ukuntu wanyiyemeraga ukuntu wanyiyemeraga ngo ngira se wiyemeresha ngagira wiyemerese nyine usanga ari udustori nyine tuba dushimishije ariko bibaho niba uje kuntereta ushobora kuza kuntereta wenda nivire mu rundi rukundo rwambabaje rwakubabaje yo ukihiringa ukavuga ariko se Jessica ateye ubundi uriya mukobwa kuki ateye kuri kumbe ndacyari kubaho muri bya bihe mvuyemo wowe ntabyo uzi ukaza kwa kundi usanze meze uko namubonaga kuki atari kameze kandi wenda uje muri wrong time sha rwose uje mu gihe kitari icyanyacyo cyo kuza sometimes ukanahababarira cyane ni nako bigenda ubundi akenshi iyo uje mu gihe kitari icyanyacyo usanga nyine Soso ushobora gusanga uyu munsi wenda yababaye cyangwa se afite izindi family issues n'ibindi by'ubuzima adashaka kugusharinga kuko ntabwo uragera mu buzima bwe nyine kugira ngo musangire ugasanga nyine kugira ngo umutipe rero uvuge ngo uyu mujama niyo yatereta ati Soso rwose sinamwemera hari igihe uba ufite
nka principles mu buzima bwawe busanzwe ugenderaho ku buryo umuntu ashobora kuza kuguteta akavuga ati uko byamera kose uyu mutipe ntabwo byashoboka ko nabana nawe. ubwo nyine kuri uwo mutipe yawe ameze ati oya ntabwo nabudescribing aka kanya ntabwo nabihahe koko oya ni ibikiri isoko ntabwo nabivuga ariko hari umuntu ureba kuvuga ati nkurikije ukuntu nge niyizi ntabwo uriya mukungu nge nakundana nawe ngo tubane. noneho hari n'igihe muba mwakundana ariko mutabana cyane rwose. uyu muntu twakundana ariko ntabwo yambera umugabo. kubirya nese kuki ukunda n'umuntu uzi ko nyine mutabana kandi murakundana. hari igihe uba uri nko muri periode runaka uvuga ati hano nkeneye umukunzi ntabwo nkeneye umugabo. uri kwiyumvamo ko ukeneye umukunzi rwose udakeneye umugabo. so wa wundi wo guhavinga na fan wo kuba akokipye kugira ngo utajarajara utagira utuntu n'utundi ujyamo mukaba muri kumwe ariko ubizi neza ko mutabana. nese n'urugero nk'ubu niba mukundana sibyo abatipe iyo tugiye gutereta ubijyamo biri deeply. oya ntabwo ari byo biretse nanjye ndagusobanurira. n'urugero dushobora kuba dukundana wenda turaryamana sibyo wenda nguteye inda aho ngaho ntuhita wirukanyira kujya kubana nawe kandi ntabwo ari bose yego kuko umutipe agutera inda. hari igihe mubana muri iyo situation uvuga ati he's my boyfriend nta kibazo nta bintu byinshi dupanga muri uko kubana bikarangira guteyemo wenda nk'inda. yego honestly speaking uwo muntu akubwira ati nzagufashiriza iwanyu cyangwa se ugasanga ni handi akubwiye ngo ndakwinginze ndaguha ibyo ushaka byose uyikuremo. tuzi abantu benshi bibaho. yego cyane ibyo bintu bibaho buri munsi nose bivaye kukubwira ngo iyo ndambabarira ndaguha icyo ushaka ariko genda uyikuremo kubera ko ntabwo uri wa mugore we ashaka. uri wa mukobwa ashaka kuba ari kumwe nawe ariko ntabwo uri wa mugore akeneye. ni nabyo bintu mukanya tubize kuzabuganira. okay kuko ibyo bintu njye mfite example y'umushuti wanjye byabayeho akundana n'umuntu muri ubwo buryo ari naho nafatiye n'isomo cyane nkabona ko ibyo bintu aba atari byiza. barabanye umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu bameze nk'abantu bakundana ariko urundi ruhande ukabona ko badakundana. ubu ntabwo bari kumwe. ntabwo bari kumwe ariko ntabwo bari kumwe. yego noneho birangira umutipe amuteye inda. sasa umutipe amaze kumutera ikibazo ntashaka kumutunga kubera iki afite umugore afite undi mukobwa atereta ashaka gushyira mu rugo bigete umwana aratwita umwana nawe agira ati yanga gukuramo inda ati nkayibyara nayo ndayibyara umukobwa arakanira umutipe nawe tukayikuramo umuhungu icyo yakirabira ati ibintu ndabyitwara muntu afite fiance ariko nigiraga n'undi umeze nka side chikeri tumaranye igihe banamaranye igihe kurusha wa mu fiance afite kuko uwo nguwo bari bamaranye like 4 years ariko umukobwa bagiye kubana umwaka agera ngo n'amezi 2. can you imagine ubu umukobwa yarabyaye umuhungu nawe yakoze ubukwe yamukoranye n'undi mukobwa. uri kumva icyo kintu hari abantu bagiye imitima ikomeye. nubuvuga ngo ubukwe bwabaye neza umukobwa ari hafi kubyara umukobwa yarabyaye n'ubukwe bwarabaye umuhungu arabizi ko afite umwana hanze. ukumva hari rero biba bitoroshye aho hantu rero nibyo ureba ukavuga ati ibintu umuntu aba ari gukina nabyo we have to be careful. umugabo aragutereta akabona ko uri umukobwa wo gusohokana ariko atari umukobwa utari umukobwa wo kujya mu rugo kandi wakaza bizi ariko nawe ubizi ko uri umukobwa. ari igihe bitangira wowe utabibona ukazabibona nyuma uri kubibona yuko utari umugore w'inzozi za wa muhungu muri guteretana ahubwo ari ugushowinga off n'abashuti mwagiye mwagarutse n'ibintu nk'ibi. so iyo ubimenye mbere rero nawe umenya ubwenge ukagira ute niba ushaka kugumana nawe mukagumana ariko ubwo nawe ufite boyfriend wawe cyangwa se ukamureka kuko arimo aragutakariza umwanya. yego ukamureka
akajyana n'abandi wowe ukavamo. umva ikibazo rero ahantu kiba nshobora kuba ndi boyfriend sibyo cyangwa se nshobora kuba ndi umuntu ushaka kuryoshya nawe sibyo wenda mfite umukobwa duteretana wundi ariko wenda tuzabana noneho wowe uri hano nk'umuntu wo kuryoshya ariko nawe wenda unyeneyeho iki serivisi wenda bya bihumbi 20 byo gukora umusatsi byane byo gukora inzara wenda tanto inzu ibintu nk'ibyo nawe urabyumva nawe kumva bikakunanira ugasanga nturi bumveho nanjye sindi bukurehe kandi mfite undi icyo ni ikibazo cy'ubukene akenshi ubukene bubigiramo uruhare ku bakobwa buriya ku bakobwa ubukene hari igihe buza akaba ari bwo bugukoroniza kuguma ku muntu utakagombye kuba uri kumwe nawe ariyo mpamvu kuko ya mafaranga yifitiye ntabwo we yakuza ariyo mpamvu bavuga ngo rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira ko bari muri relationship ariko ari situationship ubwo 90% ari igihe bari situation ibitera kuko nk'ubwo nta mukobwa wananirwa kukurekura abizi neza ko ufite fiance wawe hariya nawe ari umukobwa ukeneye guteretwa nawe abona yajya mu rugo sometimes akabana nawe umukobwa ntacyo amurusha umubwire ngo yananiwe kukureka ikintu cyatumye yananirwa kukureka ni iki n'ubukene buri kubimutera niba umwishyura renti ejo ukaba uri kumwishyurira ibintu byose usanga byuzi zose ari wowe zikiriyaringa so arakuvaho kubera iki kandi wenda ahembwa 200 cyangwa 300 nawe n'uvuga cyama yawe 300 igihombo kirimo ni ikihe nuko abibara ni situation ibitera bura n'ubukene kuko umukobwa uri independent wihagije bro ntabwo ushobora kumubona muri ibyo bintu yego ntabwo byabaho reka none tujye mu kiganiro cyacu tugiye kuganiraho uyu munsi reka mvuge ngo ni ubuzima uyu munsi turi kuviva nk'urubyiruko ariko njye ntababeshye duteye inkeke ni ubuzima turi kwishimira ko turi gutwika ariko wajya kora ugasanga ni ubuzima nyine mu minsi iza ariho handi tuzabura abagabo beza ariho handi tuzabura abagore beza tuzabura nyine abantu b'ingenzi mu buzima kubera ko nyine hari ubuzima bwangiritse uyu munsi abana ntabwo batinya kurara mu tubari bari kunywa amayoga umwana w'imyaka 20 mugahura rwose afite ariko kugira n'inama urumva afite cya konyage ntutinya guhura n'umukobwa akubise Heineken cyangwa se mitsingi ku munwa ntutinya kubona umukobwa ari gutaha saa 12 ari kuruka ubwo buzima niko tugiye kuganiraho soso ubwo buzima urabona urubyiruko rwacu muri iyi minsi reko twikuramo natwe ubwo nyine twe muri rusange icyo ni ikibazo pe ntabwo ari twe n'isi yose ihangayikishijwe n'ibyo bintu yego kuko nta mwana nta muntu mukuru muri ino minsi ni ikibazo urasanga umuntu ari mu kabari reka ntange nk'urugero ugasanga umupapa afite imyaka 45 cyangwa se 50 ari kumwe na soso y'imyaka 20 bari gusinda kandi wenda soso ni nk'imfura ye yego arimo aramusindisha n'ibyo bibereye ari byo twatangiye tuvuga ngo urasanga nyine umuntu nta bagabo nta bagore ni ikibazo gikomeye kirakomeye mu kuntu kubera ko turashaka kuba ubu ngubu mu isi turi mu isi iri open muri ino minsi isi yose yimukiye kuri social media turabaho soso nicaye hano ndi kureba ubuzima Kim Kardashian babamo nirwa nkurikira ama TV show yabo ya buri munsi iriya reality show uri kureba niyo babamo nkumva ya mbere rero rumodo hari ibintu byaje by'abaroro rumodo ureba umuntu kumva ashaka kumera nkawe ari byo bisigaye biteza ibibazo mu rubyiruko for example nicaye hano hari abandi babashuti banjye tungana ntabwo tubaho kuri standard imwe hari ubuzima ngiye tumbamo hari n'ubuzima ubamo hari n'ubuzima runaka bamo nawe so mu gitondo urabyuka usange na postinze weekend yanjye urebe ukuntu yagenze nari ndi ahantu heza ndi muri ibi
detaye zose ukazisanga kuri story cyangwa se kuri status yanjye ya WhatsApp. Aha. Ibyo bigatuma urara udasinziriye. Abandi bana barasohoka. Njyewe ndanga. Ndaha weekend yabaye yo kumesa. Ukumva ntabwo uri kubidijera ngo bikunde. Bigenda bite? Aho hantu uzi iyo watangiye kugira umutima umeze gutyo. Kwa kure hariya. Utagiye kure hariya. Umutipe uzakwemvita wese ushaka kujyana nka hahandi. Ibyo azagukoresha byose uzabyemera ari kugenda. Uzabyemera. Uri kubyumva? Uzamubwira ati none. Ndashaka kujya hariya najya yonte. None se kabandi bana nababonye bagiye muri vacances bari Zanzibar. None ngiye nkaba Kigali ari imperanye biragenda bite? Uri kumva? Iyo ufite iyo myumvire rero igiciriritse gutyo. Ni hahandi uzakora buri kimwe cyose akenshi bitari byiza niba ari umukobwa ari guzisanga muri izo ngeso zose kugira ngo ugere kuri bya bintu. Ibyo rero bigaterwa n'iki? Bigaterwa no kutanyurwa k'umuntu. Bigaterwa no kutakira ubuzima ubayemo. Wowe uririrwa kuri Instagram ntabwo uzanuna kuye amafaranga yo kugira ngo mbone muri shoot yo kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Ntabwo uzanuna kuye amafaranga yo kuba buri cyumweru njya muri Sunday brunch. Uri kubyumva? Wowe ukaza gushaka kubaho nkuko ndi kubaho cyangwa nanjye nkashaka kubaho nkuko ndi kubibonana runaka. Bigatuma mbura amahoro mu buzima bwanjye kugira ngo mbeho bwa buzima bwo runaka ari marabamo. Akenshi nicyo kibitira. None se mana yanjye hari ibintu ngiye ndeba ejo bundi nari ndahantu mu kabari nasohotse ngiye mu bantu bazi ko nkunda gukina biyari cyane. Twasohotse mba turi ahantu heza njya gukina biyari nza nsanga umupapa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 50 na 65 yari kumwe n'umwana w'umukobwa ufite nk'imyaka nka 21 cyangwa 20 hagati ya 22 na 20. Uwo mupapa yateretaga uwo mwana atazi ko ari umwana w'inshuti ye. Yateretaga uwo mwana atazi ko uwo mwana ari inshuti y'umwana we. Oya ari umwana w'umupapa mugenzi. Okay. So umupapa ubwo ni nkuko nahamagara inshuti yanjye reka mfate wenda Eric. Nkamagara Eric bize bitebitse ati weekend se irihe yaberehe ati ngewe nibere hana ati ndi kumwe n'umwana mwiza. Yewe gawi. Umupapa ariko nanjye ndumva mfite icyaka ndumva naza tugasangira. Kankugereho. Ati nta kibazo nanahembwe bana. Abaraje. Ati meze neza. Umupapa yaraje agiye gusanga yicaranye n'umukobwa we ari kumwe n'inshuti ye. Akabari kabaye akavuyo. Ndagira ngo mbumvishe uburyo ki ibi bintu dukorera abana b'abandi utifuza ko bikorwa ku mwana wawe. Umuntu uri kubikora ntabwo abatekereza ko ibyo bintu bizaba ku mwana we. Girinda gutekereza kuri iyo side. Uwo mwana arifuza kwinywera inzoga, arifuza wenda no kujyana n'uwo mupapa bakakora ibyo bakora. Ariko uwo wamujyanye ntabwo uri gutekereza ko uwo mwana ari umwana ubyaye. Oya pe ahubwo urebye nabi yanamubyaza nawe. Urumva ubwo buzima urebye nabi ngo abantu turi kubaho mu buzima tudashaka stress, dushaka kubaho turi free, nta kintu mbese nta limite. Urana ko kundi abantu kera watinyaga umuntu mukuru kumva ufite igihunga yaza no mu rugo ukumva nuko umusuhuzo uhita uva muri saro ugenda. Ariko kw'iki gihe haranaza ahubwo ugahita ujya guhindura dufite abashyitsi abanaba mukajya guhindura imyenda ukaza ukicara muri saro da ukamera utya. That's the problem. Kera umubyeyi wawe yabaga ari umubyeyi wanjye ku buryo yabaga yafata n'ikinyafu akanshishaho. Ubu ntabwo bikibaho. Ariko uyu munsi umwana w'abandi umukubise wanafuye kiba ikibazo cyane. Nkibaza ubuzima turimo urubyiruko soso watwitse wenda nta nakazi ufite. Uri ku mureko. Yego. Ebana bari kukugurira bamwe bati tugiremera tujye mukagenda.
nisha muntu uri ku kareko bakujyana nk'uyumva nk'esui glace shu nuko ya popo none ugasanga usaga nta jambo ufite reka babwira nuko abantu barago abantu bagiye bagira amafaranga pe uzi ko nta mafaranga abantu bagiye bagira amafaranga ariko ibyo bintu nibwo buzima nyine niyo si dusigaye twirirwamo turabibona ugasanga umuntu ni umukobwa arasa neza ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu bose basa neza ku mbuga nkoranyambaga bataza kuza kunyumva nabi ntabwo mvuze ko bose nyine bafite imico rega turi kuvuga muri rusange ugasanga umuntu arasa neza ku mbuga nkoranyambaga ariko mu kanya gato umugabo yasinze make-up uzamushizeho babaye nk'abantu babiri batandukanye ukibaza ngo uyu muntu nta muntu abonaga ukibaza ubuzima bw'uyu mukobwa wifuza kuba mama w'abana ejo bundi ngiye musore ndamugira icyizere gute kandi kubona n'ubundi ari kwambara ubusa mu nzira ari kwirirwa nyine ari mu basaza ari mu bake sinikiriza ko si cyo kiri gutuma wenda abakobwa benshi badashaka n'abasore kubera ko mu mishakire bisigaye bigoye kuko hasigaye habamo n'ibintu by'imibare hari ibintu by'imibare bisigaye byarateye mu bantu bagiye kubana ugasanga nicaye ndi kukubara nawe kumbe nawe wicaye uri kumbara wananje we ari target hubwo kwa Jessica buriya harimo diru ko byamera kose urumva iyo bafite imitungo afite akamodoka hari ukuntu bimeze nakandaho bigakandika kibanza ukaza ari ibyo bintu wabaza naye avuga ati Leandre buriya hari ukuntu bimeze mbare n'umuhungu rwose ubasha kwishakisha kihiringa udufaranga tukaboneka sindimo ndareba vision yawe sindimo ndareba iki urareba nyine hahandi haza ndimo ndafokasinga kuri properties ibyo bintu nibyo bisigaye bisenya kuko araza reka zaze bya bintu biri nko muri credit rero ya papa je nakubaze ngeze mu rugo nsanze bya bintu byose byaguzwe muri loan ejo akazi karahagaze wenda kubera impamvu imwe cyangwa indi cyamunara uwo muntu muzabane mumbwiye ko marana amezi abiri kuko nta mutima w'urukundo aragukunze kuko ari cyo abona ufite ariko bya bintu nibishire induru ziravuga cyangwa se ntanategereze yuko iyo cyamunariba ugasanga ni n'ibyanyu kuko yaje atagukunze akagushakaho impamvu ashaka kugukorera ibintu ku buryo kubyihangana bikunanira ukajya gusaba divorce ubwo ariko aba yacivinze goals ziwe kuko yaje n'undi papasi yiwe ari bya bintu none ni nawe ubaye impamvu yo kugira gute yo kujya kwa kagatanya ugasanga urugo murarushinze amezi abiri umwaka ibiri njya nkunda gutanga ingero mbona igihe nkunda gutanga nyine ingero nyine byose hari umutipe yagiye gukora ubukwe urumva ni urugero njye nawe turi muri fiançailles turamenyeje ku bana tumfashe irembo byose nyine ngiye no mu murenge ariko saga zibera mu murenge saga rero zabaye niziye umukobwa yari yaratagitinze umutipe ko afite amafaranga menshi Jamara afite company y'imodoka nyine yo gukodesha imodoka afite amapartement afite ibiki nyine afite ama business menshi umukobwa kabona ngo bari iby'umuntu ku giti cye byari ibye ahubwo umukobwa abate uyu mutipe ufite ibi bintu nitubana byaba ari sawa nyine kugira ngo ndirire mu cyaro naririra Dubai nzajya guteza nzamukuraho nuko yaje abaruka umutipe mwati njyewe ntacyo reka tujye mu murenge tubane ndagukunda urabiza bati pe twakunze nyine ariko umutipe agira amakenga ubwo wenda ubwo baramuganiriza ariko ubwo babagiye mu murenge byandi bya gitifu ati se murase bararira bamaze kurarira ati ubundi murasezerana ire vanga mutungo tipe arabata ariko ngiye turasezerana vanga mutungo muhahano umukobwa ati she ntabwo bishoboka ati nese nge sindi umugore wawe bla bla byani by'abagore ati nge ndi umugore wawe ntabwo twasezerana nese ngo wanyizera gute ntabwo nyizera bla bla nyine nawe byumva nyine bya bindi umutipe wata ariko ngewe nakubeshye nta kintu mfite ibintu byose ubona si ibyanjye ibintu byose ubona
ntabwo ari ibyanjye, ndi umushumba. kumbe jama afashe ibintu abyandika kuri nyina, ibindi kuri ba petit frere, ibindi kuri babyara banini, yasigaye akamodoka kamwe kamwanditseho. Umukobwa ati njye ntabwo mbyemera, ati nese y'amamodoka ufite y'amapartema se yawe bya umutipa atari ko bira ntabwo ari ibyanjye, ati niba ugiye ngo nakubeshye dore ngizi impapuro korera abandi. Umukobwa ashatse kwikubita hasi, umutipa ati njye ikintu mfite nzi gifite ni imodoka. Impamvu uze muhahano rero ni uko nyine tujye gushaka iki, tujye kubishaka. Umukobwa arasara ati ntabwo bishoboka bla 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 bla. Tipa ati niba utabyemera nta kibazo, reka tubisubike. Byarangiye barabisubitse. Umukobwa afite ikibazo, byarangiye babisubitse. Umujama aramwe ati none se ntabwo deja nahise menya icyo ushaka, urashaka imitungo yanjye ntabwo ushaka ngewe. Umukobwa namugaya nyine, ubwo niba yarabikoze nawe ubwe yigaye. Niba nyine gusa kenshi biriya bintu ntekereza ko n'undi baba baranabiganiriyeho mbere. Ubundi mujya gusezerana buri ibintu byose mwarabivuganyeho, niba ramusapurayizinze rero bari ku murenge. Ariko byanze bikunze umuntu afata iyo initiative ari uko ari kubibona yuko hari ikibazo mu by'ukuri. Kuko utekereza kujya guhinduza impapuro ibintu byose ukabyikuraho, nuko abona yuko umufiteho papa finally yego bizarangira nabi, azaguhinduka kuvuga ati wenda nta magambo y'abantu, reka mwihore ne kumwanga, reka tubane. Mu by'ukuri ushobora no gusanga bamubeshyera. Yego. Noneho ugategereza ukavuga se niba ndi umugore mu rugo nge tubanye mu mahoro, ntacyo nabuze, twafatanyije byose, ibintu birahinduka. None rero uwo mukobwa ubwo yari ifite ikimugenza. Ubwo nibwo buzima rero turi kubona uyu munsi. Yego. Ari nayo mpamvu usigaye usanga ushobora gushaka cyangwa kumva nta kintu bigutwaye, kumva wabyihorera kuvuga ati njye niba nifitiye amafaranga yanjye why not se ubwo nta kwishakira umwana arekera. Ko sinkeneye inkuru y'umugabo. N'umujama arakubwira ati ngiyewe nindamuka mbyaye nkabyara ku ruhande nzarera umwana, ubundi nikomereza. Ntabwo akeneye umugore birwa baserera. Ntabwo akeneye nyine rwaserera y'umugore. Ariko njye ntekereza ko nabwo bituruka mu miryango yacu, kuko bamwe mu babyeyi bacu ntabwo bifuza gufata inshingano za kibyeyi zo kurera. Icyo bita parental guidelines nyine zo kugira ngo urere umwana wawe nk'uko ugomba kumurera. Uyu munsi umupapa arava mu kazi ahita ajya mu kabari, umudamu nawe arava mu kazi ahita mu kabari cyangwa se ajya gutwika nk'abandi bose, cyangwa ahita azaryamye. Umwana arerwa na katuni n'umukozi n'ibyo. Ntabwo azi ngo umwana abaye hate. Uwo mwana mu by'ukuri sometimes muhura wenda muri weekend. Uwo mwana uramurera muri ubwo buzima, uramwifuzaho we musaruro, kandi nawe utarigeze umwerera imbuto. None ari na bya bindi duhita tureba ugasanga uwo mwana ava ku ishuri, ubundi buzima bwe bwose abumara imbere ya televiziyo. Yego. Aririrwa areba abana bahari uko babayeho, abo muri bihugu uko babayeho, arareba imico itandukanye. Ari izo za platform tuvuga ati hari igihe zitwangiriza. Yego. Ugasanga yirwa kurikira ibintu byinshi, agashaka kubaho nk'uko babandi babana babayeho. Noneho nta muntu abona umugira inama, nta wabona wo kumuganiriza. Yego. Ngamwereke bigenda gutya nyine baganire, nawe anamubwire ibyiyumviro bye, amwisanzureho. Ugasanga ibyo bintu byose nta bihari, ahubwo yirirwa abona ubuzima bw'abandi buri hariya. Uwo mwana iyo akuze usanga ariho hahandi akurana iyo spirit, agakura gutyo ku buryo bikwafekta. Byane babwira ngo umwana apfa mwiterura. Umwana apfa mwiterura. Gusanga yabuze indero ya kibyeyi, uwo muntu wishaka kumuhana afite imyaka 25 ntago bizakunda. Ntago ashobora kukumva. Hari umwana nagize amahirwe kumenya yafashwe ku ngufu na se. Uwo mwana nyine yibereye ubuzima nawe urabwumva, ubusinzi n'uburaya n'ibyo. Sinzi umuntu wagerageje kumugira inama, aramubwira ngo ariko utekereza ko ari njye wiyanze?
urumva nyine yabonaga umwana w'inzoga nyinshi ameze nk'umusazi agerageza nyine gushaka kumenya umwana wundi abaye impamvu umwana amutekereza story ye y'uburyo ise yamufashe ku ngufu uburyo se yaje yasinze akamufata ku ngufu uwo mwana mu by'ukuri icyo gikomere turetse kubeshya umwana wafashwe ku ngufu na se icyo gikomere utekereza ko gishobora kumushiramo biragoye mu gihe akiri kubonana nyine ise akamubona biragoye pe ni umutima bya bindi imana iza ikakwikoropera ukumva simbizi kuko biragoye. Hano hanze dufite abantu bafite ibibazo byinshi cyane buriya niyo mpamvu atari na byiza kujajinga umuntu just like that ukimubona kuko akenshi judgment rwose ntabwo ari nziza kuko ntabwo uzi impamvu akenshi iri gutera cya kintu ushobora kwicara ukanjajinga uri kwitwara gutya bimeze gutya na gutya kandi wenda nibwo buryo ngende kubona nasoramo ibibazo byanjye yego sometimes ugasanga ufite trauma none se kucya baba cancer ushobora kugenda bakagukansaringa bakakuganiriza nyine ibintu bikagenda bigushiramo gake naho nuzange ukankura umujinya nkajya hariya ntibanyakire nkajya hariya ntibanyakire noneho ndaza nasaze nafashe umurego cyane kuko urumva abana bari kwishura mu busambanyi abana bari mu businzi abana bari desperate nyine bari kuba ubuzima utabasha nyine gusobanura kubera iki kubera ko nyine hari ubuzima bari expectinga kubona batabona hari uburere bwa kibyeyi batigeze babona uwo mwana urajya kumuhana mu myaka 30 40 cyangwa se 20 nawe musigaye muri mu kigero kimwe arimo arashaka amafaranga akajya kuryamana n'inshuti yawe umupapa w'umushuti wawe uwo muntu utekereza umwana umubyariye mu buraya ese umubyaye gutyo uri musingo mama uri mu rugo yego nta kazi ufite gafatika umwana uracyari kwihirira sometimes unamusambaniraho mu rugo umwana akabibona umwana akagira amahirwe yize primary yize secondary ukabona arasoje ariko uwo mwana imico akurana iri strange itandukana cyane na wa mwana wabanye n'ababyeyi bamwitayeho kuko hari n'igihe ubana n'ababyeyi nabo bakamera nk'abadahari pe nabyo ntitubyibagirwa ariko wagiriwe ubuntu bwo kubana n'umubyeyi mwiza ukuganiriza ukwitaho ku buryo nyine nabivuga gute wiyumvamo ya ndero ya kibyeyi bya bindi utinya gukora ikintu kubera iwanjye yego mwana nusanga umwana avuga ati hari ibintu ntakora mu rugo hari iki n'iki sinabikora mu rugo nuko hari ikintu yakuyeyo yego icyo rero akaba ari cyo kimera nkaho kikugayidinga hari indangagaciro ababyeyi badutoza ukuvuga ngo ibi sinabikora kubera ko yego hari ibyo wakuye ku ishuri mwarimu yaguhaye ariko bya bindi by'umubyeyi wawe ugasanga nibyo biri strong yego ibyo hari igihe abana twe turajya kublaminga abana ngo uyu munsi n'abasinzi cyangwa se n'iki ariko ntabwo ibibazo biri muri famiye zacu isuku igira isoko hari ibihera hasi nkuko twatangiye tubivuga ni gute wifuza kurera umwana ukamugira umugabo urumva mu by'ukuri nawe utarigeze umubera umugabo imbere y'ibyaza mu buzima ariko nanone hari igihe turenganya ababyeyi ariko hari n'abana hari igihe rwose bandeze neza mu rugo uzi ukuntu umeze nyine ariko mama ameze ntabwo ari kameze nturugenge njyewe nkunda kwitangaho urugero cyangwa se nkavuga ibintu nirebeshaho kugira hatazajya umuntu nantunga urutoki ntabwo hari igihe natwe ubwacu tunanirana gusa ngo umubyeyi arakureze akoreje ku ishuri yihirinze ibintu byose yabiguhaye uzize ibigare ugendamo cya kigare nose ubu nabyo biza kwitirirwa umubyeyi ubu ni umunaniro ukigira intagondwa nabyo umubyeyi azabizire ahubwo umubyeyi aragenda akicara yakicwa n'agahinda nk'ubu ngubu young generation dufite nyine iki kibazo cyo kubaho ubuzima bwacu bwose buri kuri internet cyane social media rwose nizo zimeze gutya nizo zituranga mu bintu byose umubyeyi wanjye aho yicaye hariya na smartphone wenda kuyikoresha ni ibibazo ugasanga ababyeyi benshi ahora ahangayikiye umwana wanjye iriya myambarire ayigira he ugasanga imyambarire
nibyo bigezweho nyine tumeze gutya ngo turi kugendana n'ibintu bigezweho kandi koko ibintu byinshi biri kwihuta yego imeze gutya kabisa ariko hazamo iterambere buri munsi ugasanga wadukanye imico myinshi wakuyeho hanze mu by'ukuri bidakwiye ko warezwe umubyeyi wawe ntakatagize ataguha ibintu byose umubyeyi yaragoragoje yaragize ariko nyine wakishaka akavuga ati ngo imana nayo ubwo nikora imirimo yayo kuko imana umubyeyi yari imara ubutungo aragurishije amasambu aragurishije wenda kujyanye no kwiga hanze cyane waza ukamubera ikirumbo hejuru yo kubona abandi bana ngo batunzwe na biriya nawe akaba ari byo ugenderaho ubundi ariko abanyarwanda n'abahanga umunyarwanda aravuze ngo ingendo ziravuna cyane ushobora kwigana uko runaka akora ibi n'ibi hari itungo ngo ryinganye irindi kugira mu rugo nyine irabizira bivuze ngo rero twebwe turimo turabaho ubuzima bwo kwempressiona abandi ariko ukirengagiza ko ubuzima bwawe uri kubushyira muri mess urimo gushyira mu buzima wowe utazabasha mu kangaratete warangiza ejo n'ejo bundi uri kwiruka mu basaza ugeze mu myaka 30 ubuze umugabo warangiza ngo abazimu bateye nta bazimu baba barakuroze nta bazimu nta burozi bagushaka hiki ariko kandi byose ni wabyiteye hari abasore b'ubu ntibashobotse hari abakobwa ntidushobotse bana we biragoye pe urukundo rurahari ariko rushinga imizi uyu munsi umwana w'umukobwa aravuga ati ngiwe nabaye devieje ku myaka 15 ati kuri 15 yanyari mfite boyfriend 15 abacaga aho bari umukecuru aho kanzi umwana imyaka 10 ningaye agira boyfriend je nakubeshye uko generation zigenda zirutana niko ugenda ubona ibintu ukajya wikanga abantu bavutse guhera muri za 90 kumanuranye reka mfata 9 mitemanura hasi ntarinja mu 2000 kuko umwana wo mu 2000 uyu munsi ni Imana ikora n'ababyeyi n'amasengesho kuko abo bana baruta n'abandi kuko nyingi ntago ndo mu 2000 naho niyemeye ntago ndo mu 2000 Brian rero ngo abakobwa banyu abana banyu mujye mubita ngo ego madamu tumenyane ni ukuri pe aba bana babacecuye kuko uramuganiriza ukumva yaragusize ukumva ari kure ari mu shorishori kandi wumvaga uri ngo mukuru kuri we ngo ugiye kumugira inama warasaze ahubwo ni wayigira akugira inama ari we muhura no mukabari kumva ari kukuganiriza akakugira inama utinya umwana wa 2005 ugira inama mu papa w'imyaka 40 na ukumva ari kumushyira ku murongo ano kumuha amahirwe yanyu amahirwe yanyu ati je ni wongera buriya ibaza kana gafite umwana kari akubiza icyuya hagashya yo papa niyo si turimo ubuzima ngewe hari igihe nicara nko mu rugo nkasi ubuzima bundi ukabona nk'umwana w'imyaka 20 w'umusore arimo arataha ari kuruka ibyo biroroshye niba cyera utarigera kubona umusore imyaka 24 cyangwa 25 ushobora gushaka umumama no ubwo sinabwita umukobwa w'imyaka 50 ni 55 kono umwana w'imyaka 20 ningaye yipeve mukecuru azi ko atazanabyara ukabona nta kintu bimubwiye ubwiye siragame ngo nge no akukumva agiye kuba excuse nge ntabwo nkeneye umukobwa uzantesha umutwe excuse me wowe se ntabwo uzawuntesha cyangwa se kuki tutabana neza kuki tutasharinga ibyo dufite tukabana neza mu rugo ariko ukumva ngo abamama bakuze ngo nibo batanga amahoro uri kumva icyo kintu come on nawe uri umusore urifuza wenda hari wenda ndifuza urubyaro wenda hari abatarwifuza avuga ati wenda twe tuzadopta cyangwa ibintu nk'ibi hari ibintu ngo abadamu bakuze nibo batanga amahoro ngo ni utanga amahoro akamwereke kugira ngo nyine abantu bajye banatekereza niba uwo mudamu n'urugero niba ari umudivorce ukaba uri umusore uje kumwinjira utekereza ko niki cyatumye atandukana n'umugabo aho ngaho ugomba kwate wenda yaramubwiye impamvu kandi uko umuntu yaza kose aza wari ku ruhande rwiza
ashobora kuza ari ku ruhande rubi erega ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ntawe bivuga ameza yego araza akakubwira kandi ukabyumva sometimes wenda ukaba ari byo cyangwa atari nabyo akaza yifitiye nk'abana babiri we nta mwana n'umwe ufite batatu ari muri 40 wenda ntabwo ari muri position yo kubyara so we musore ugiye kuba nderera abandi ugiye kuba igiki hagati aho ari ibintu ukabitekereza ukabibura hari ibintu ubundi numva nkahita numva nyine ntabwo hari igihe turengereye rite tugashaka kubica ku ruhande ariko mu by'ukuri uri gutekereza neza how comes umbwira ngo urimo urajya hejuru y'umuntu ungana na mama wawe ngo ni urukundo okay reka tugite ko ari urukundo nibyo ariko muri wowe urumva utekereza neza afite mental issues niba uzi ko uwo muntu mugiye kubana yagiye muri menopause sibyo urabizi neza ko ari muri menopause ntazakubyarira kandi wenda wowe ukunda abana do you think uri muzima mu bwonko wowe yaba afite mental problem ntabwo yabura afite problems runaka mu mutwe we zigenda n'uyu munsi sinumva ukuntu umusore abura kujya gukora akumva ko agiye kumupfubuzi ariko kigiye abasore barahari ubihakane cyangwa ubyemere urabizi rwose hano muri Kigali nubwo ari muri Kigali gusa ni ahantu hose ntabwo numva ukuntu umusore abura kujya nyine gushaka akazi gashaka kubura cyangwa se kakaboneka itoke ariko ukagenda aricyo kintu uvuga ngo ngiyewe ndi umupfubuzi niwo murimo nerekejeho amaboko nakubwo niwo werekejeho amaguru ahubwo ngereka mugira inama aho kugira ngo umupfubuzi gutyo mu buryo bwihishe ujye gukina parume sose katwisoreza ikiganiro wowe ushobora kudetinga umutipe unywa inzoga yego nanjye ndazinywa abatanywa inzoga nawe twavuga ati ngiye ntabwo nadetinga umutipe uzaza kureba amasafuriya umutipe uzaza oya none se ko utanywa inzoga bivuze kwirirwa amasafuriya yavuga ngo abagabo batanywa inzoga ngo hari ukuntu ngo nusa abashinzwe ibyombo abashinzwe guteka amaramugize umushefu ngo bagenzura buri kantu kose niko njye numva bavuga oya hari n'uzinywa nabyo wabigenzura biterwa n'uburyo wowe uteye na kamere yawe kamere yawe kuko hari umuntu uteye gutyo ugenzura kabisa ku buryo n'akantu kari hariya kakabona biba ikibazo yego we sinamukunda cyane ntabwo nkunda anyway twakundanye ngo twaba twakundanye waba unywa inzoga tugahuza nta kibazo waba utazinywa tugahuza nta kibazo as long as ngiye utambangamiye nanjye nakubangamiye ukankubita ugeze se mu rugo bwo umugabo akagukubita arewe yakubita nde wowe urande ukabona no gukubitwa gutyo byoroshye nimushake mu byandike yuko bankubita naye nagukubita cyangwa se nkakuvira mu rugo nkagenda aho naguma kuki unkubita ze ngende ingoma nako reka ubwire reka wumva rero cya kintu twavuze twige kuba independent abakobwa twige kwigira umugabo utazakuzana yumva yuko uri kumudependent y'ibintu byose ukaguma ngo niko mama se katari ko yazuba excuse me nge niko zuba kuri kunkubita ngewe reka muguhe urugero nakwitunga ndi hanze mfite amaboko mfite umutwe mfite ikintu cyose nkeneye kugira ngo ngewe nkore nitunge we mugabo uzanshaka rwose mu mutwe wanjye meze neza ku buryo ibintu by'inkono bizanye mu byayo mwicapisha inki bro waruraramo wenyine nagutaye ntabwo wankubita batanga kandidatire cyane bazitange ariko umuntu agomba kuza ari serious ngira ngo abasore bari aho ngaho b'imikino utazi byari byo afazani nabandi ngenyine mwatanze kandidatire mu bantu ariko umuntu uzaza mukubita ibyo ntago birimo nicyo kintu cya mbere ngira ngo nta kiganiro na kimwe yo nkoze gishobora kurangira iyo umuntu ambaje kuri ibyo bintu bijyanye n'urugo ngiye ntakivuze buriya niyo mpamvu rega iyo wishoboye cyangwa se washobora kwigira umusore yazana ibintu by'imizozo byo kuza kugukubita reka dusoze ikiganiro cyacu ntekereza ko nawe mu byo twavuze byose ushobora gusanga hari byinshi wungukiyemo cyangwa se hari n'ibindi bintu ugiye guhindura kubera ko hari ibyo twavuze cyangwa se hari n'ibyo ugiye kongera kugira ngo ugire ubundi buzima turi urubyiruko u Rwanda rukeneye buri munsi mpora mbivuga turi urubyiruko dukwiye gukora kugira ngo duteze imbere igihugu nitwe babyeyi b'ejo hazaza niba twangiza rero ahazaza hacu cyangwa se tukangiza
uyu munsi hacu ni handi usanga nyine turi kuba mu buzima bw'abaluza yego ukaba nk'umuluza ukaba nk'umuntu utarigeze ubaho kandi umuntu uri aho uri useless udafite ikintu useless nujya gukora iyo sex make sure ko responsable by'igiye gukora niba ugiye kunywa inzoga the same case niba ikintu cyose ugiye gukora making sure ko responsable y'ubuzima bwawe nibyo njya nkunda kubwira abantu sinzavuga ngo winywe inzoga ngo wisambana ngo wigira gute ariko niba agakingirizo karakorewe kugira ngo wirinde ukaba utagakoresha ejo nurwara sida cyangwa se ugatwara inda ntuzablaminga umuntu rwana nabyo utatangira kuza kurushya famiye ejo harakanasomye ngo uraho ngo uri kubira icyuya uri gushakisha amafaranga ngo noneho ngo hari n'undi muntu wicaye hariya ngo uri guhangana no kubyara ngo azaze kubwira ngo nderera ngo nabuze amafaranga. Can you imagine? Urabivuze bitabitekereza kandi koko rwose birahari ngo usanga umuntu niba utamufashije sometimes wenda nta n'umufasha ufite bwako kanya arakurakariye nyine akwitwara mu mwikomo nukuri tujye twihangana twumvikane sozo ko ndi kumacagwa pase mu diaspora doye bayawe ngo bagiye kuma pase mayewe mwabantu mwe hagize umunanike muri comment mukubite pase singuye sosari hano ari bapfubusa baraza ngo abuze umugore je ntabwo ndi gupfubusa nye ndi bize mu mutwe wanjye uri bize nibyo ndabyumva ariko nyine none sibwo oya ngiye rwose kuba mu rukundo ariko urukundo ruraryoha wari no kana n'ubwiza bwawe urukundo ruraryoha sibyo sana ariko ruraryoha nanjye ndumva nkumbe kujya mu rukundo noneho. Reka twisoreze ikiganiro reka mbashimire cyane abo twabanye sose ndagushimiye ntekiza ko n'umusanzu tuzakomeza nyine kujya tuganira hano kuri Leya Entertainment ndetse no ku Gicumbi TV ushobora kuzajya ubireba hose icyarimwe ndetse ushobora mu minsi iri imbere gutangira kubona content z'Igicumbi TV ariko nanone niba ushaka gukina film sose mubona hano ni umukinnyi wa film abesha muri film zitandukanye niba ushaka gukina film cyangwa se ushaka gukora ibintu byose bijyanye na cinema Igicumbi TV bashobora kubigufashamo kugira ngo ube umukinnyi uri professionnel mu kuzitunganya mu kuzandika mu kuzidirectinga buri kimwe cyose cyatuma ujya reka mbyite imbere muri carrière ibindi byinshi tuzagenda tubibabwira ubundi wagura impano yawe natagaruka so wakoze rero ndagushimiye cyane namwe ndabashimiye ku buhanga bw'ibyuma mwese yego kuri technique twese kuri na Hussein nawe tumushimire cyane by'umwihariko mwakoze rero nge nitwa Leandra niyo mugabo Nyagasana bishimiraho muri hatandukanye kandi umugisha no mbifurije mwese aho muri one love.